Haleluya. Mungere muzamurira Uwiteka ibiganza. Haleluya. Haleluya. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka nongere nshime Imana yanteye iteka kugira ngo mpagarare no munsi ahantu kugira ngo mvuge irya Pentecote. Haleluya. Numugisha w'Imana ugeretse hejuru y'undi. Numugisha udasanzwe kuko ngiye byanyongereye izindi imbaraga. Kubera ko abantu babwiriza ni benshi, abize teologiya ni benshi, abazi ijambo ry'Imana ni benshi, ariko kubona tewe iteka uno munsi kugira ngo nivuge niyo mpamvu ndimo guhimbaza Imana. Haleluya. Haleluya. Reka mbaze mpindukira n'abashumba bashimire. Bashumba ndabashimiye kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana hano n'uruhare rwanyu nuko mwakunze yuko mba hano hantu ngahagarara hano, kandi ndabizeza kuko nzabazirikana, zakomeza mbazirikane kubera ko namwe mwangiriye icyizere mwamaye nuko zakomeza kubazirikana. Haleluya. Ikindi kandi ndabashimira kuko umushumba wacu arabizi ko ndi hano, ntabwo naje gusa ariko twamubwiye turi kumwe n'umukuru, natwe tugira abakuru n'abadiyakoni. Ngira ngo muramubona hariya muzehe, nawe turasengana tubana mu rusengero. Nawe kuba twazanye muzehe tukazana hano mu butumwa, muzehe umugisha dukura hano turawugabana. Haleluya. Haleluya. Nta nubwo ari njye na muzehe ariko turawugabana, twese turawutahana. Umuntu wese aragabana, nuceceka ukumva icyo Umwuka Wera akongorera nawe uragitahana. Haleluya. Naje kuvuga Umwuka Wera, ntabwo njya ku ruhande rw'Umwuka Wera, ariko ndabanza mbasobanurire Pentecote niki. Nicyo mbaza gusobanura, nimara gusobanura Pentecote hanyuma mvuge Umwuka Wera, mbabwire n'akamaro k'Umwuka Wera, hanyuma tuze gusoreza aho ngaho Imana iraba yavuze kandi yagize mu mitima yayo. Haleluya. Haleluya. Ndatangira mbabwira Pentecote. Ubundi Pentecote ni igikorwa cyakorwa nka birika kiriya uriya mubyeyi yazanye n'umumamano bazaga gutura. Wari umunsi mukuru w'umuganura w'ibyo bejeje. Pentecote niko bisobanura. Ni mu ijambo ry'Ikigiriki, wari umunsi mukuru bazaga bagahura i Yerusalemu bavuye ku mpande zine z'isi, bavuye ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye, bakaza bose bakaza guturira Uwiteka kubyo bejeje. Niyo Pentecote. Ubwo ndayisobanuye neza. Ariko yabaga nyuma y'iminsi 50 nyuma ya Pasaka. Murazi ko Pasaka ikisobanura nuko Yesu yapfuye arazuka. Murimo muranyumva? Nyuma y'iminsi 50 Pasaka ibaye nibwo Pentecote yabaga. Pentecote rero ariko wari umuganura bahoraga baza bagaterana. Bibiliya yavuze neza yuko bose bari mu mwuka umwe. Munkurikire neza. Bibiliya ngo bose intumwa zari mu mwuka umwe, bose batuje bari ahantu hamwe, bari aho ngaho, kubera yuko Yesu yari yarababwiye ngo igihe cyanjye kirageze. Igihe cyanjye kirageze ntimuzongera kumbona. Bamwe bari baramukurikiye bavuga ngo Yesu niwe kiongozi, niwe mukuru. Uyu nguyu murongoza azaduha nuwo twatugenderamo. Noneho Yesu arababwira ngo ngiye kubakurwamo. Urumva kuko bacitse nginde. Batangira ko gucika indege, baravuga ngo se ese ko umuntu mukuru awubuze ubwo se tuzayoborwa nande? Ninde uzabana natwe? Ninde uzatwereka? Ninde uzatwereka umurongo kwagiye ese bizagenda gute? Ni nk'uko ko pastor mukuru yova. Pastor mukuru havu mwatangira kwibaza ngo ese cyangwa aba pastor bose bakaba ese ninde? Ese ni Matayo? Ese ni Rusi? Ese ni nabari bari hamwe. Bibiliya ivuga ngo bari hamwe bahuje umutima. Abakristo baza bahuza umutima.
abakristo baza bakuza umutima. Mu bakristo reka mbivuge buke, mu bakristo ntabwo cyakubiraho, muri korali ntayihaho, mu muryango ntayihaho, bose ngo bari hamwe bategereje Uwiteka ababwira Imana. Yesu arababwira ngo njyewe nagiye mu ijuru kwa data, ariko ntabwo mbasiga nk'imfubyi. Imfubyi ziri hano ntimugire ngo muri imfubyi, n'abapfakazi muri hano ntimugire ngo muri abapfakazi. Bibiliya iravuga ngo ntabwo mbasiga nk'imfubyi, nzabahereza umufasha, umufasha azabana namwe. Haleluya! Inyamaga umufasha yaje, umufasha arahari ubu nyine, ari mu mitima yacu. Umufasha arahari, arahari, umufasha arahari, agomba kugufasha muri bya bindi ntazi, bya bindi uzabandika no ku gapapuro, bya bindi uzabandika ku ndibaza umutima, ukagenda ubivuga, ukagenda ubitekereza. Umufasha arahari. Humura, humura, umufasha arahari. Nzabohereza umufasha niwe uzabana namwe. Ngo gihe bari hamwe, ngo bari mu cyumba cyo hejuru, bari hamwe mu mwanya umwe, barimo gusenga, ngo maze umwuka wera aramanuka. Nimukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Umwuka wera mwamanuka. Umwuka wera iyaje azahindura ibintu byose. Ibyari byaragoranye akabihindura, bya bindi byaramabuye byose bigahinduka ubusa. Iyo umwuka wera waje azatitiza ibintu byose, inzugi, ngo maze ngo inzugi ziri aho ngaho bari guhaba umushitsi, umuyaga mwinshi uraza, umuyaga mwinshi ubageramo, ngo batangira kuvuga ku ndimi. Bamwe bakavuga ku ndimi, uri hariya nawe akavuga ku ndimi, uri hariya akavuga ku ndimi, ngo abantu bose barashungera. Abantu barashungera ngo baraza mu mudugudu wawe. Uyu mudugudu hajya witwa nde? Nyakarambi. Nyakarambi, ngo baraza baharaye bose, abandi bari mu tubare, abandi bavuye ahantu hatandukanye, ngo bose baraza barashungera barareba. Ngo baravuga ngo ariko aba bantu ntibasize. Nyamara aba bantu basize, uko njyewe ndimo kubabona basize, aba bantu basize. Maze ngo Petero umugaragu w'Imana ngo aterura ijambo arababwira ngo ntitwasize, ngo ni saa 3 za mu gitondo. Haleluya! Niwari gusinda wenda ari gusinda ni masaha, ariko ntabwo twasize, ahubwo twuzuye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera azadutinyura, umwuka wera azadutinyura. Ndaza kuvuga akamaro, muraza kubyumva. Umwuka wera iyo yaje, umwuka wera iyo yaje azakora ibyawo ubwenge bwacu. Muzi ukuntu umwuka wera ni impano. Mwari muzi Imana yaduhaye ni ebyiri. Ndababwira izi ngizi ebyiri. Impano ya mbere yatanze Yesu Kristo. Yesu Kristo aza gupfira abantu bose, abapagani, abakristo, arabapfira bose yatabuze n'umuntu n'umwe. Nawe aho utaraza gusenga hano, Yesu Kristo yaje kubwe. Munyumve neza. Ariko ndababwira itandukano riri hagati y'umwuka wera na Yesu Kristo. Yatanze n'impano umwuka wera, yatanze impano umwuka wera. Aravuga ngo nimwitondera amategeko yanjye. Munyumve neza. Nimwitondera amategeko yanjye, nanjye ndazasaba data wo mu ijuru abohereza iki? Umwuka wera. Kandi uwo mwuka wera azabana. Yego, amen. Haleluya! Umwuka wera azabana nawe niwitondera amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ayahe? Muzayasome mu Bagalatiya. Ni urukundo, no kugira gute? Ibyishimo, amahoro yarabuze mu muryango wawe, ni amahoro. Ikindi n'icyenda mubwire kugira neza. Hari abantu batazagira neza, abandi bakaburara, abandi babimena, abandi bakaburara, abandi babifite. N'abagira neza bagiha bakibaho.
mwere imbuto zikwiriye abihana. Haleluya, haleluya. Nimwitondera amategeko yanjye, nzasaba data ni kondisiyo, nanjye nzasaba data wo mu ijuru, azabohereza umufasha ari wo Mwuka Wera abane nawe. Bibiri iravuga mu itangiriro iravuga ngo igihe yaremaga isi ikarema n'ijuru, Umwuka Wera ngo agendagenda hejuru y'inyanja, hejuru y'inyanja ukagendagenda hejuru y'inyanja. Noneho ngo bigere hano kuri kino gice, noneho haravuga ngo Umwuka Wera ntagendagenda hejuru y'inyanja, ahubwo Umwuka Wera agiye gutura muri mwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakorindo ba mbere, umusomyi abe hafi ndaza kumubwira ibice asomera. Abakorindo ba mbere igice cya 3 n'umurongo wa 6 haravuga gutya ngo ntimuzi yuko muri urusengero rwa Kristo kandi Umwuka Wera aba muri mwe. Umuntu uzatsemba urusengero rw'Imana nanjye nzamutsemba, kandi urwo rusengero ni mwe. Haleluya. Uri inzu y'Uwiteka. Bibiri iravuga ngo ese muzanyubakira inzu imeze gute? Inzu muzanyubakira imeze gute? Ijuru ni ibirenge by'intebe yanjye, no mu isi hose ni iwanjye. Ese muzanyubakira inzu imeze gute? Iyi ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, ariko ntabwo ariyo nzu Imana izayishimira. Imana izayishimira imitima ibonetse, iboneye imeze neza. Niyo nzu Imana izayishimira, izituramo ikabamo. Wasenye inzu y'Imana, warayisenye, Imana izagutsemba. Warayisenye inzu y'Imana n'umubiri wawe, inzu y'Imana n'umubiri wawe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izagira gute? Nawe izamutsemba. Kandi urwo rusengero ni bande? Ni imibiri yacu. Imibiri yacu rero tuyikoresha ibintu bibi. Imibiri yacu tuyikoresha ubusambanyi, imibiri yacu tukayikoresha intonganya, imibiri yacu tuvuga nabi, imibiri yacu tugakora ibintu bibi byangwa n'Uwiteka. Tuba turimo gusenya urusengero rw'Imana. Nukuvuga ngo muri make uba urimo gusenya Mwuka Wera waje mu mutima wawe, urimo kuwusenya ukukura. Haleluya, haleluya. Umwuka Wera rero uzabana natwe. Reka tugende mu kamaro k'Umwuka Wera kugira ngo Umwuka Wera twamuhawe nk'impano. Umwuka Wera nta kiguzi twatanze, ntabwo ari amafaranga. Abakiri wenda bari kugerageza, bari abakomeye bo ku isi bafite amafaranga bari kugerageza, ariko Umwuka Wera ni impano yatanzwe ku bantu bose. Haleluya. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umwuka Wera ni impano. Hari impano Imana yaduhaye ni Umwuka Wera. Uwo Mwuka Wera agomba kubana natwe. Niyo mpamvu twasomye mu Byakozwe n'Intumwa 1 no ku murongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo. Namwe muzaba abagabo. Ntabwo ari umugabo ari kwambara ikoti n'amapataro, oya. Unyumve neza. Icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Burya muri nosi haba ibintu bikomeye nka bitatu. Haba ubwenge ngubu tubona hano, hakaba n'ubumenyi bw'ibintu, hakaba n'ubwirinzi. Ibyo bibaho, turabizi. Igihugu cyacu kigira ubwirinzi, natwe tuzatwiga tukagira ubumenyi. Ibyo byose ni ibintu bitubamo, kandi hano kuri nosi yacu birakomeye cyane, birakomeye. Ariko Umwuka Wera utugira abagabo
gukora tukabikora kubera yuko turi abagabo. Umwuka wera iyo yatujemo abantu bazahinduka abagabo. Muba abagabo nicyo naje kubabwira. Muba abagabo umuntu akamara umwaka mu rusengero rw'Imana gwera, kandi urusengero rw'Imana Imana yakugiriye neza, Imana yagufashije abana bawe bakiga, Imana ikagufasha ukiga utarubishoboye, Imana ikagufasha inyanya zikera, ibijumba bikera, imyaka ikagenda neza, Imana ikagufasha ukagira butike nziza, Imana ikagufasha muryango w'iwanyu wari wiciriritseho ugakomera, ariko ntihagire ikintu ukora mu rusengero rw'Imana. Hari umwuka w'Imana ukurimo. Birababaje nta mwuka w'Imana ukurimo. Umwuka w'Imana aza yongorera umuntu kandi yarakongoreye. Ntabwo twari kumwe. Yarabikubwiye ariko waracecetse. Yarabikubwiye arakongoreye, araza arakubwira ngo ariko ukagera nk'ibyo wabwiye madamu. Ariko madamu, tuzakora iki mu murimo w'Imana mu rusengero rw'Imana? Tuzakora iki? Ariko wagira aho ngaho ngo reka maze nyahira abana, reka aya mafaranga maze nyashire muri ibi bindi nebe ko natera imbere. Ariko uza hano byavuye n'umwuka w'Imana. Haleluya. Umwuka w'Imana azaduha ubwenge nyakuri, umwuka w'Imana akadushira ku murongo, umwuka w'Imana tukawugenderamo, umwuka w'Imana twicaramo, umwuka w'Imana tukavukana nawo, umwuka w'Imana n'uzutuma buca mu gitondo tukavuka. Iyo uryamye usinziriye cyangwa tugenda mu muhanda turirwa n'izihe mbaraga di? Haleluya. Turirwa n'izihe mbaraga? Umurinzi aravuga ngo iyo tugenda mu muhanda cyangwa se tukagira dute cyangwa tujyanye dusinziriye, ese turindwa n'imbaraga zande za Yesu n'umwuka wera. Haleluya. Uzazumenya ko umwuka wera ari ukurinda. Ntabwo turi abacu kugira ngo twigenge. Umwuka wera iyo turimo duhinduka bashya. Umuntu ujya umubona yarigika agahinduka inzoka kubera umwuka wera. Agahora n'ibyishimo ukajya umubona ukavuga ngo ese niwe. Bibiliya yarabwiye neza ngo bamaze gukiza umuntu, bamaze kumukiza ngo agera mu murwa, ngo abantu barabazanya ngo ariko niwe, ngo turabona ko asa nawe, ngo ariko ngo barashaka gusa nawe. Amaze kujyayo kubera ubwoba yari afite, ngo avuga ngo nimumwibarize namwe, ni mukuru arivugira namwe nimumubaze. Haleluya. Iyo umuntu yakize azagira ishusho. Iyo umuntu yakize azaba mwiza, azaca bya bindi byose byakera bikarangira. Iyo twabaye icyaremwe gishya, ibyakera biza birangira, hakaza indi shusho nshya muri twe. Umuntu agahinduka musha, watugenda mu kazi bakabona uri musha, wakora ku mafaranga bakabona uri musha, hose aho ukorera bakabona uri musha, waza wigisha abantu ukabona ari musha, wiga mu mashuri bakabona atari wewe wa wundi, umabani batere n'abadiregiteri n'abandi bakabona atari wa wundi. Yarahindutse nuko babaye mushya. Haleluya. Iyo utahayiraga urugo, iyo wabaye icyaremwe gishya, bazabona warabaye mushya. Ugahayira urugo, ukazana urugo rwawe, ukazana ibiryo mu rugo ukabizana, ukabwira madamu nakoreye igihumbi turakigenza gute? Iyo umuntu yuzuye umwuka wera aza akamubwira ngo ariko ubundi nahoraga nzijyana mu nzoga ngasengera abandi ngataha gutyo, ariko ubu ngubu madamu tubigenze dute? Kubera yuko umwuka wera yamujemo agakora. Umwuka wera iyo yaje abantu bazabohoka. Umuntu akabohoka kuri pasiteri, umuntu akabohoka muri korari, umuntu akamenya yuko umuntu wese amuruta.